Hari igihe uyu munsi wa none ahantu uhishe urugo rwawe ushobora kuhizera, ariko nawe ejo uzanyagirwa. Hari hakeneye kubaho umwanya wo gusengerana mu miryango, umwanya wo gusengerana mu muryango ugasengera uwundi, aho kugira ngo amakuru y'imiryango tujye twicara tuyajyane ku isoko, tuyajyane ku muhanda. Cyo nashaka kubabwira ni kimwe, nuko ibi bimenyetso byerekana ko Satani ari iwawe. Nshuti zanjye, ingo zacu zirimo abana b'abasore batazarama, kubera yuko amabwiriza atandatu yo kurama yose nta nabwiriza na rimwe buzuza. Bibiliya mu kuva 20:12 ivuga yuko kuramira mu gihugu biterwa no kumvira so na nyoko. Aba bana bacu mwarabibonye, iyo uvuze uri se cyangwa uri nyina ahita agira ikintu cy'igisesemi utamenya ahantu gituruka. Kubw'ibyo rero aya ma etage n'aya mazu n'aya nibi bintu murimo kubakorera, aya mafaranga murimo gushyira kuri konti, ndagira mbabwire ngo n'aba bana banyu ntibazayarya kuko ntibashobora kurama. Ntago mushobora kurama mwabajene mwe, ntago bibaho. Ariko mwaranabyivugiye ko nta myaka 100, ahubwo mubihindure muvuge ko nta myaka 40. Ni bangahe bazayigezamo? Urimo urahura n'umwana w'imyaka 17, udutama twabyimbye, agasatsi inyuma kabaye nk'ako badefirije, uturenge twabyimbye. Kubera iki? Arimo aranywa inzoga za kanyanga, nta n'ibiryo abona. Bana b'imyaka 12 baringaniza urubyaro, samahano. Ariko abanyamadini babona ari ibintu bisanzwe. Leta nayo kubera ko hari igihe bigera ukabona ibintu byarenze ihaniro, ugasigara urwana n'ibibi gakeya. Mwana w'imyaka 12 aringaniza urubyaro ate? Cyo bintu ngewe nakuze mbyumva mu bantu b'abagore avuga ati rwose aho tugeze undi mwana twabyara byaba ibibazo, papa kana abana 4 nabo ibisigaye ngiye kuringaniza. Hari umwana w'imyaka 12 baramuringaniriza urubyaro. Ubwo se muzongera gushyiraho ya masomo kuri invitation avuga ngo uyu mwana niwe nasabye Uwiteka? Reka da invitation uzazandika uti uyu mugore niwe nasabye Imana none iramumpaye. Ihame rya kabiri rituma abajene kurama kwabo bidakunda, Imigani 3:16. Abasore dufite nta bwenge bafite, kandi Bibiliya ivuga ko itorero Imana yarishizeho ngo ryigishe ubwenge bwose. None ikibazo, abasore dufite nta mwanya bafite mu itorero, nta mwanya, ntibashaka kwicara. Ubu muramutse mutanze igitekerezo abasore mukabaza muti kugira ngo gahunda ziryohe mu rusengero byagenda gute, bahita bakubwira bati mukuremo intebe tujye dusenga duhagaze. Kubera ko ibirori birirwamo n'amadini bihisha bakajya gusengeramo nta ntebe zikibamo, abantu babirirwa bamanitse amaboko bafunze amaso. Kutagira umwanya mu nzu y'Imana ngo mugire icyo muhakora mwabajene mwe, kurama ntago byakunda. Kuko ahantu turi mubona hameze gutya, ubu n'ubwihisho butari pirate. Aha ni ahantu Imana izana urugo rwendaga gusenyuka, rukabana imyaka 3 rutumvikana. Umwaka wa 4 hakazaza umubwiriza, akabwiriza, umudamu agataha akabwira umugabo ati ndapfukamye ninjye wakuzengereje. Ibyo nta handi wabibona, hanze haba gatanya n'inkoni, nta kindi kihaba. Nshuti zanjye, aba basore kurama ntago bikunda. Bibiliya ivuga yuko ubwenge mu kaboko kabwo k'iburyo hari ukurama. Mu magambo make, niba ushaka kurama ugomba kugira ubwenge.